harimo ubuhanuzi bwinshi tugenda tubona bisohora. Hari abantu benshi bakunda kugisha inyigisho bashaka kwerekana ko hari ibintu bitari gusohora uyu munsi bizasohora ngo igihe itorero zaba rivuye mu isi. Ubuhanuzi burimo burasohora bw'ibi byago birindwi by'imperuka. Uyu munsi buri gusohora ni ubw'icyago cya gatandatu. Azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi, inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Bimwe mu bizaranga iyo ngoma y'imyaka igihumbi, icya mbere, ese muri ubu bwami bw'imyaka igihumbi abanyabyaha bazaba bakiriho cyangwa ntabazaba bakiriho? Ese ubundi mu ngoma y'imyaka igihumbi abantu bazabyara? Hari umugabo n'umugore bemerewe kuba bakora sexy, bakaryamana, bagakora imibonano. Imana irinda ijambo ryayo. Ubu bwami bw'imyaka igihumbi butegerejwe imyaka myinshi. Generations zaratambutse z'abakozi b'Imana, abubahaga Imana, bavuze ubutumwa bwiza, babwamamaje, bagapfakaza abandi, bakagenda. Iki gihe dusohoyemo ni cya gihe cya nyuma, aho hadutse abakobanyi benshi bakobana bavuga ngo mbese isezerano ryo kuza kwa Yesu ni rihe? Kuko uhereye kuva kera kose bihora ari uko bimeze. Basogokuruza babayeho babivuga ntibyabaye, n'abandi baraza n'ibyaba. Ibyo ni ikinyoma. Amadini arababeshya, byazanywe n'abazungu. Abo ni abakobanyi Petero yavuze bazaduka mu isi imperuka bakobana, batesha agaciro isezerano ryo kuza kwa Kristo agarutse mu isi gutwara itorero, gutwara abo yacunguye. Ariko byanga byakunda, Imana irinda ijambo rya ikarisohoza, kandi ngo iririnda ibihe n'ibihe. Mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Ubu buhanuzi buzaba buri gusohora muri icyo gihe. Abantu bose, amahanga yose, ari amahanga twamaze kubona Satani azaba atakiyobya. Umva ukuntu bizagenda. Hirya no hino amapfa mu isi aruzuye, ibiza, imyuzure za tsunami, imiyaga ikomeye, imyuzure ikomeye, intambara z'urudaca, ibyihebe birica abantu mu bihugu bya Aziya na bimwe mu bihugu bya Afurika byacu, hano za Nigeria, za Somalia, za Tunisia, bica abantu buri munsi, abantu barapfa. Ibihugu bya Aziya ni ibyihebe gusa byibereyemo abasilamu werwa bicana. Abayobozi b'ibihugu bararebana y'ingwe, abantu barapfa buri munsi, imfubyi ziragwira buri munsi, abapfakazi niko bari kuzura bakaba benshi mu isi. Abo batekamitwe baranatubwira ngo ikirere ngo cyamaze kwangirika, ariko ni ibyo barimo barahimba kugira ngo babone uko bica abantu babamare. Imyaka igihumbi rero izashira bose bariho ko ntawe uzabupfa, ariko imitima yabo izaba icyanduye, nubwo nta cyaha bazaba bagikora. Ariko bwa buhanuzi twamenye mu byahishuwe buvuga ngo ukiranirwa gumye kiranirwe, n'uwande mu mutima gumye yandure. Nuko mu mitima yabo izaba ikimeze, nta kizaba cyarahindutse, kuko amaraso Yesu ntago azaba yarabogeje niba bari baramwizeye. Muri iyi ngoma y'imyaka igihumbi rero nta mipaka izabaho, imipaka bizaba byarangiye. Ese muri iyi ngoma y'imyaka igihumbi abantu bazaba barya cyangwa ntibazaba barya? Definisiyo y'urupfu, gupfa ni iki? Ni ubuhe busobanuro bw'urupfu? Urupfu bisobanura muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nanone twongeye kuguha ikaze nshuti mukundwa, kandi tugusuhuza aho uri, ngo gubwa neza kandi Imana iguhere umugisha mu byukora. Turifuriza amahoro y'Imana abantu mwese abakunzi mu butumwa bwiza ubwami bw'Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abo dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha ku mwanya mufata mugakurikira ubutumwa bwiza butambuka cyangwa se bukomeje kugenda butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Amazina yanjye nkuko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingeneye, nk'abandi missionnaire. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha umwanya kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi turagarutse mu nyigisho za eschatology mu gitabo ukuri nahishwe, abantu benshi bamaze gukunda, abantu benshi bamaze kumenyera, kandi abantu benshi barimo kugenda bazibohokeramo. Iki ni cya gitabo ukuri nahishwe duhora tubabwira, kirimo ibintu byinshi abanyamadini bahishe abayoboke babo, ndetse hakaba n'igihe abayoboke nabo babigizemo uruhare kuba bataramenye ko kuri bahishwe. Ngira ngo twarabisobanuye iri zina ry'igitabo ko rijyanye na message yatumye twandika iki gitabo. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology. Rero iri zina
rijyanye n'ibibazo biri mu madini atandukanye, yaba ku bayashinze ndetse n'abayobotse ayo madini, kubera ko ari abayobotse ayo madini benshi uzasanga badashaka kumenya ukuri gushingiye ku ijambo ry'Imana ngo bagusobanukirwe, bamenye ibyiringiro byabo, bamenye iyo bava n'iyo bajya. Cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe abayobozi babo abatangije ayo madini baranga kubabwira ukuri, kandi ukuri bagusobanukiwe, kugira ngo amaturo adahagarara, ibya 10 bidahagarara, cyangwa se abantu bakabinubira bitewe n'uko bababonyemo ko nabo icyabazanye ari irari ryo kubabwira ibirebana n'iby'isi, iby'agakiza n'ubugingo no kujya mu ijuru ntabyo bashaka. Cya gatatu nuko nanone hari ingaruka zo kutamenya ukuri kwahishwa abantu benshi mu madini, bitewe n'iki? Bitewe n'abashinze ayo madini ku bwa misiyo ya Satani. Bakaba bafite intego ya Satani yatumye bashinga ayo madini, bagakomeza kugoreka ubutumwa bwiza no kwigisha inyigisho zijijisha abantu, zigatuma abantu bakomeza kwihugiraho no guhugira ku by'isi, ndetse bigatuma badatekereza urugendo barimo kugeza ubwo Yesu azagaruka bakarimbuka. Rero kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu twanditse igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe, dushyiramo bya bindi byose abo bantu batigeze babona, abayoboke b'ayo madini, abakristo baho batigeze babona, kugira ngo basi niba bishop wawe, apotere wawe, paseri wawe atazi kwigisha izo nyigisho, ugura iki gitabo ugitware, wowe ukomeze kuzisomera. Ni igitabo gisobanutse kirimo ubutumwa bwiza, usoma uragisoma ukumva Bibiliya yumvise, kandi ukumva hari ubutumwa bwiza wumvisemo, ukamenya urugendo rwawe urimo. Rero iki gitabo, waba uri bishop, waba uri pasiteri, waba uri apotere, cyo hari bamwe bagenda baduhamagara bahagarara ayo madini bamaze kugenda bagitwara, n'undi wese ugishaka yatubwira. Tukaba tugarutse ku ngingo yacyo ya 6, ingingo irebana n'ubwami bw'imyaka 1000 buzabaho bukabera mu isi, nk'uko mu kiganiro cy'ubushize twabisobanuye. Hanyuma akaba ari ubwami buzaba buyobowe n'ingoma ya Kristo, hanyuma ari kumwe n'itorero rye, cyangwa se abakiranutsi abacungujwe amaraso ye. Akaba ariyo mpamvu ubushize turi gusobanura bimwe mu bibazo bigeze kuri 7 abantu bakunze kwibaza, hari n'abagiye babitubaza, aho babazaga ngo se ikibazo cya mbere abantu bibazaga bakibaza ngo mbese ingoma y'imyaka 1000 izabera hehe, ni mw'Ijuru cyangwa ni mw'isi? Icya kabiri, ese mu ngoma y'imyaka 1000 abantu bazaba barya cyangwa ntibazaba barya? Ingoma y'imyaka 1000 ese abanyabyaha bazaba bariho cyangwa ntibazaba bariho? Icya kane, mu ngoma y'imyaka 1000 abantu bazaba bajya kwa ntawe utuma undi cyangwa ntibazaba bajya kwa ntawe utuma undi? Ubwo turava kujya kwisayidira abantu, mwese murabyumva. Hanyuma icya gatandatu, mu ngoma y'imyaka 1000 ese ibyaha bizaba bigikorwa cyangwa ntibizaba bigikorwa? Mu ngoma y'imyaka 1000 cya 7, ni bande bazatwara ubwo bwami? Ni bande bazatwarwa muri ubwo bwami? Ubushize twasobanuye ibintu bigeze kuri 4, uyu munsi ugiye gusobanura ibindi bigeze kuri 3. Nishaka ndabongeraho n'ikindi cya 4 kugira ngo nacyo cyumvikane. Icyo cya 4 nacyo turaje tukibabwire. Icyo tugiye gusobanura uyu munsi ku bibazo abantu bagiye batubaza, hanyuma twinjire mu gitabo. Icya mbere ni iki tutavuze ubushize, kibaza ngo mu ngoma y'imyaka 1000 abantu bazarya, ese hari ibyo kurya bizabamo muri ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 millennium? Icya kabiri tugiye gusubiza ni iki kibaza ngo ese muri ubu bwami bw'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba bakiriho cyangwa ntabazaba bakiriho? Icya gatatu ni iki kibaza ngo ese mu bwami bw'imyaka 1000 abantu bazaba bajya kwa ntawe utuma undi? Mu yandi magambo, kujya kuri tuwarete. Kuko abantu benshi bafite ikibazo, niba abantu bazaba barya bazaba bajyayo, niba batazaba barya ubwo ntawe uzajyayo. Icyo nicyo abantu bashaka kumenya. Uyu munsi nongera cya 4 kibaza ngo ese ubundi mu ngoma y'imyaka 1000 abantu bazabyara? Hari umugabo n'umugore bemereye kuba bakora sexy, bakaryamana bagakora imibonano. Mbese niba bizabaho, bizaba muri uhe ruhande? Kuko hari kote ya Kristo n'itorero rye, akaba kote y'abanyabyaha cyangwa se abantu batigeze bamenya Yesu, batigeze bakurikiza amategeko ye, batigeze banazamukana n'itorero ubwo rizaba ryazamutse ryaragiye.
ubwo nicyo uyu munsi tugiye gusobanura. Ubundi niturangiza turakomeza noneho twinjire mu gitabo turebe uko inyigisho ivuga, turebe na bimwe mu bizaranga ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Ngira ngo no gushaka gusobanurira abantu ya myizerere y'uburyo butatu bitewe n'abantu ahantu barerewe cyangwa se abababyaje ubwo butumwa. Ngira ngo imyizerere y'uburyo butatu tuhora tuyibasobanura buri munsi. Hariho abantu batatu bagiye impaka kuri iki kintu cy'ubwami bw'imyaka igihumbi, harimo aba apremilenariste n'aba amilenariste n'aba postmilenariste. Ubwo rero turashaka gusobanura bimwe mu bizaranga ubwami bw'imyaka igihumbi, mushaka kwerekana ko ubwami bw'imyaka igihumbi buzasohorezwa muri iyi si. Twerekana kandi ko ubwami bw'imyaka igihumbi uyu munsi butari bwatangira, kuko muri abo ngabo harimo abavuze ko tuburimo. Abavuze ko tuburimo ni aba amilenariste. Hanyuma aba postmilenariste ari bo bari mu gika cy'abadventiste bakavuga ko ubwami bw'imyaka igihumbi buzabera mu ijuru, ko bakavuga ko Yesu nagaruka azacyura itorero, hanyuma isi yose ikamurikirwa n'ubwiza bwe, abanyabyaha bakagushwa hasi n'ubwiza bwa Kristo, barangiza bagapfa, Satani nawe agasigara mu isi nta n'umwe ayoboye. Bisobanuye ko ari bwo buryo bwo kuboha Satani bikamara imyaka igihumbi, noneho Yesu we akajya kwimana n'itorero rye n'abera mu bwami bw'ijuru, iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Abo ni aba postmilenariste. Hanyuma aba apremilenariste bakavuga yuko ubwami bw'imyaka igihumbi tubutegereje buzabaho. Bakavuga ko impamvu ubwami bw'imyaka igihumbi butari bwabaho nuko hariho ibyago tubona mu isi. Hariho amakuba, hariho ubukene, harimo intambara, harimo indwara, harimo inzara, harimo ubwicanyi, abantu barapfa buri munsi, abantu barababara, ugasanga abapfakazi barababoneka buri munsi, abantu barakomeza bapfusha abagabo babo, abandi bagapfusha abagore babo, imfubyi mu isi ni nyinshi, amarira n'imiborogo, amaganya, gutaka, kuribwa. Ibyo byose biracyari mu isi. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko umwanzi wayimanukiye no baracyayirimo. Ibyahishuwe ibice 12:12, ubwo uyu mwanzi yirukanwaga mu ijuru na marayika Mikayeli agatabara kurwanya nyiri kiyoka ari cyanzo ka kera, akakijugunya mu isi. Ibyahishuwe 12:7 kugeza ku 10. Ubwo yirukanwaga akoherezwa mu isi, Bibiliya itubwira yuko hari indirimbo yatewe mu ijuru n'abamarayika n'ibizima n'abakuru. Iyo ndirimbo n'ubu uyu munsi kabikikirizwa bitewe nuko Satani yirukanwe mu ijuru. Iyo ndirimbo ni iyihe? Ku 12 w'icyo gice cya 12 haratubwira ngo wajuruwe namwe abaribamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano, kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Uyu mujinya rero Satani yamanyukanye nawo, kandi akaba azi neza yuko afite n'igihe gitoya, arawusohoresha umwete kandi akawusohoreza ku bantu. Abantu nabo wamara kubagiraho ugasohorezwa no ku by'Imana yaremye biciye ku bantu. Ariko Satani umujinya we yamanukanye wose awusuka ku kiremwa muntu. Noneho abantu nabo bemeye kumugana no kuyoboka ubwami bwe no kuyoboka amategeko n'amabwiriza bye, bagasigara bonona isi Imana yabahaye. Niyo mpamvu mwumva isi ifite ibyago n'akaga, ibintu byose bigatuma isi itera, bigatuma isi bamo ibintu byinshi cyane by'imyivumbaragatanya n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero iyi si yamanukiwe n'umwanzi. Umwanzi ayirimo kugeza n'uyu munsi. Bikaba ibyo bitandukanye n'ibizaba mu bwami bw'imyaka igihumbi, kuko ubwami bw'imyaka igihumbi twarabibonye mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere, ko Yesu namara kurwana intambara izabera Harimagedoni, azahita afata Satani akamuboha akamujugunya ikuzimu, yarangiza agashyira ikimenyetso gifatanya aho azabaho abohewe,
ngo kugira ngo atongera kuyobya amahanga kugeza imyaka 1000 izashirira. Byahishuwe ibice 20 kugeza ku murongo wa 3. Ni ukuvuga ngo hari icyambere se azakora nuko azafata Satani, icya kabiri ngo azamuboha, icya gatatu azamujugunya ikuzimu, icya kane azashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo amahanga yose amenye ko Satani kuko yari mubi, ngo kugira ngo atongera kuyobya amahanga. Nibyo bintu Yesu azahita akora. Ni ukuvuga ngo mu ngoma myaka 1000 Satani nta bubasha azaba afite bwo kuyobya amahanga yose tubona mu isi. Uko akorana n'ibihugu, agakorana na bamwe mu baperezida, agakorana na bamwe mu bami, agakorana na bamwe mu ngabo ziyoboye ibihugu, ibi byose tubona by'intambara, guhangana, ishyanga rigatera irindi shyanga, ubwami bugatera ubundi bwami. Iyi miryango mpuzamahanga iriho ikora ibintu byinshi ubona bitari byiza. Uku nguku ya miryango duhora tubabwira igira ibintu byinshi ikora na Satani mu buryo bw'ibanga, harimo Illuminati, harimo umuryango w'abibumbye, harimo abafrimaso, harimo abaroze croix, harimo abajesuiti n'iyindi miryango ihari ni myinshi, ariko iyo ngiyo nisa nkaho ari kibamba cyane nk'abajesuiti n'aba-Illuminati. Kuko aba-Illuminati ni impuguke zahuguriwe zahuguriwe kugaba ibitero mu nzego zose zikora hano mu isi, yaba iza politike, yaba izirebana n'ubukungu, yaba izirebana n'amadini, mbega hose barimo. Aba-Illuminati barimo ndetse n'abajesuiti barimo, ariko umuryango wabo mukuru bahagarariye bose navuga ngo babamo ni umuryango w'aba-Freemason. Rero ibyo byose biri muri iyi si ni uko Satani agihari. Icyo gihe rero ayo mahanga n'iyo miryango mu ngoma myaka 1000 nta bushobozi na buto, nta ruhare Satani azaba agifite mu kuyobya abari mu isi. Niyo mpamvu twifuje cyane kubasobanurira ubwami bw'imyaka 1000 kugira ngo abantu bose bari mu isi babugirire inyota, abantu bose bari mu isi bifuze kuzaba muri ubu bwami. Ntabwo ibi ngibi bari kubivuga gusa, nta nubwo bizarangira, byanga byakunda bizasohora, kuko nta jambo Imana yavuze ritazasohora. Niko yabwiye Yeremiya ubwo yamwerekaga inkoni y'umurinzi. Igice cya mbere cya Yeremiya yamweretse inkoni y'umurinzi. Imaze kumwereka inkoni y'umurinzi, yamaze ngo yewe Yeremiya we witegereje iki, wabonye iki? Yeremiya aravuga ati ndi kwitegereza nkabona ikintu kimeze nk'inkoni y'umurinzi, ndi kubona ari inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo waruye neza, witegereje, uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Rero Imana irinda ijambo ryayo. Ubu bwami bw'imyaka 1000 butegerejwe imyaka myinshi. Generations zaratambutse z'abakozi b'Imana, abubahaga Imana, bavuze ubutumwa bwiza, babwamamaje, bagapfakaza abandi, bakagenda. Iki gihe dusohoyemo ni cya gihe cya nyuma, aho hadutse abakobanyi benshi bakobana bavuga ngo mbese isezerano ryo kuza kwa Yesu ni rihe, kuko uhereye kuva kera kose bihora ari uko bimeze. Basogokuruza babayeho babivuga ntibyabaye, n'abandi baraza n'ibyaba. Ibyo ni ikinyoma, amadini arababeshya, byazanywe n'abazungu. Abo ni abakobanyi Petero yavuze bazaduka mu isi imperuka bakobana, batesha agaciro isezerano ryo kuza kwa Kristo agarutse mu isi gutwara itorero, gutwara abo yacunguye. Ariko byanga byakunda Imana irinda ijambo rya ikarisohoza, kandi ngo iririnda ibihe n'ibihe, iririnda ibihe ibihumbi. Nubwo hacaho generations zitagira ingano, ariko byanga byakunda izarisohoza. Kandi nirisohoza ingaruka zizaba kubariho bakiri mu mubiri, zizaba no kubamaze gukurwa mu mubiri. Ikibazo cy'uko abantu bapfuye ngo ritarasohora, ngo barabivugaga ngo barapfa ngo bitabaye, aho ntago icyo ari ikibazo, kuko Imana imbere yayo nta upfa mu ruhande rw'umubiri. Mu mwuka ho barapfa, ariko mu ruhande rw'umubiri nta upfa. Iyo uvuye mu mubiri abisi barakubura, ariko Imana y'ibiki kubona imbere yayo. Dufite ingero nyinshi za Bibiliya. Yesu agiye agaragaza Aburahamu abavugana n'Imana, ibya Lazaro na Nyamutunzi. Nuvuga ngo imbere y'Imana rero umuntu upfuye uvuye mu mubiri, imbere yayo iracyamubona, aracyahari. Niyo mpamvu izi ngaruka rero zirebana n'isezerano ryo kuza kwa Kristo n'ibizabaho, zirareba abari mu mubiri, zikareba n'abamaze gukurwa mu mubiri.
niyo mpamvu dukwiye kwirinda cyane ntidukobane dutesha agaciro ubutumwa bwiza, dutesha agaciro igitabo cyitwa Bibiliya, kuko Bibiliya niyo Imana yemeye ko yandikwa mu bwiru bwayo. Ziriya nyuguti zirimo, ariko harimo n'ubwiru bw'Imana, kuko ari amagambo yanditswe n'umwana w'umuntu, ariko imvugo y'Imana irimo ngo yahumetswe n'umwuka wera. Niko Petero mu rwandiko rwa kabiri yanditse cya mbere umurongo wa 20 na 22 niko yavuze. Yaravuze ngo ariko rero mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ngo ahubwo abantu bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Rero abantu bakubana ijambo ry'Imana bagomba kwaduka mu minsi y'imperuka, ariko byanga byakunda ubwami bw'imyaka 1000 nshuti yanjye burahari, tuzabubamo. Niyo mpamvu rero dushaka kubasobanurira, twabyanditse mu gitabo kugira ngo abantu basobanukirwe kuko buzaba ari ubwami bwiza buri wese agomba kwifuza. Uyu munsi turashaka kuza kwinjira ngo turebe bimwe mu bizaranga ubwo bwami tutari kubona uyu munsi, kuko uyu munsi biriho ni ibintu bibi. Icyambere rero mu byo dusubiza bene data bagiye batubaza, duhere ku cyambere abantu bagiye babaza ngo ese muri ubu bwami bw'imyaka 1000 millennium abanyabyaha bazaba baburimo cyangwa ntibazaba baburimo? Iki kirajyana n'icyo babajije ngo se ni bande bazabutwara, ni bande bazaba batwaye ubu bwami, ese ni bande bazaba batwawe muri ubu bwami? Dutangira inyigisho z'iki gitabo kuri nahishwe dusobanura ku ngingo ya mbere ireba no kuzamurwa kw'itorero bisobanuye kugaruka kwa Yesu. Twagaragaje ko Yesu nagaruka hari ubuhanuzi dusanga mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 11 buzasohora icyo gihe, kuko Bibiliya ibintu biyivugwamo harimo ibyasohoye mu bihe byatambutse muri past, hakaba noneho n'ibindi biri gusohora muri kigihe cyacu muri present, hakaba n'ibindi bizasohora bizagenda bisohora muri future bigakomeza kugeza Yesu agarutse itorero rikurwa mu isi. Hakaba ibindi bizasohora mu gihe itorero rizaba ritakiri hano mu isi, rihara mu kirere gupimirwa imirimo ndetse no kwinjizwa mu cyumba cyo kugororerwamo muri cya cyumweru kigizwe n'imyaka 7 twabigishije. Hakaba n'ibindi bizasohora Yesu agarukanye n'itorero aje kurwanya intambara ya Magedoni, no kuvuga ngo ubuhanuzi bw'intambara ya Magedoni buzasohora muri icyo gihe Yesu agarukanye n'itorero rye riturutse mu kirere. Hakaba ubundi buhanuzi buri muri Bibiliya buzasohora muri icyo gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Ubwo buhanuzi bw'imyaka 1000 ku gice cya 20 cy'ibyahishuwe nibwo buzaba busohoye. Hakaba n'ubundi buzasohora nyuma y'uko akwitorero mu isi burebana n'iby'intambara ya Gogi na Magogi. Hakaba n'ubundi buzasohora itorero rigeze mu ijuru mu gitaramo gikomeye kizaberayo. Hakaba n'ubundi buzasohora Yesu agarukanye n'itorero amanutse noneho tuje kubaho mirere na mirere. Nibwo ubuhanuzi bwo muri Bibiliya buzaba bushyizweho akadomo. Urumva ko rero harimo ubuhanuzi bwinshi tugenda tubona bisohora. Hari abantu benshi bakunda kwigisha inyigisho bashaka kwerekana ko hari ibintu bitari gusohora uyu munsi bizasohora ngo igihe itorero zaba rivuye mu isi, cyane nk'iyo bageze kuri ibi byago birindwi by'imperuka bakerekana ngo byose ngo bizasukwa ngo itorero ryavuye mu isi. Izo ni inyigisho nanone z'ikinyoma, kuko ibi byago birindwi by'imperuka iyo ubyitegereje ubona turi ku cyago cya 6. Ubuhanuzi burimo burasohora bw'ibi byago birindwi by'imperuka. Uyu munsi buri gusohora ni ubw'icyago cya 6. Bibiliya nuko imeze, tugomba kwiga muri ubwo buryo, kuko Imana yahoze iriho kandi izahoraho. Hari ibyayo byasohoye, hari biri gusohora n'ibizasohora. Ni ukuvuga ngo rero twagaragaje ubuhanuzi bwo mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11 havuga ngo ukiranirwa agumya akiranirwe, uwande mu mutima agumya yandure mu mutima, umukiranutsi agumya akiranuke, n'uwera agumye yezwe. Ubu buhanuzi bw'ibi bintu bine twagaragaje ko buzasohora igihe se azaba cy'itorero arikuye mu isi. Agarutse ubwa mbere aje kuritwara igihe azahagarara mu kirere, hanyuma itorero ikamusanganira aho azavuga ngo birarangiye birarangiye birarangiye. Ukiranirwa agumya akiranirwe, uwandiye mu mutima agumya yandure mu mutima, umukiranutsi agumya akiranuke, n'uwera agumye yezwe. Point entre nuko bizaguma nyine. Ayo magambo ane muyumve neza, harimo ibintu bibiri. Ukuvuga ngo ubu buhanuzi buvugwamo ibintu bine
burerekeza ku bintu bibiri cyangwa se ku bantu babiri. Uwa mbere ni uwakiraniwe kandi wanduye mu mutima. Uwa kabiri ni umukiranutsi kandi akaba ari n'uwejejwe. Niyo mpamvu bavuze ngo ukiranirwa gumya kiranirwe, uwanduye umutima gumya nduye umutima, umukiranutsi gumya kiranuke n'uwera gumye yezwe. Uko Yesu azabivuga cyangwa se ubuhanuzi niko buzaba busohoye icyo gihe. Ni ukuvuga ngo abantu Yesu azaza agarutse aje gutwara itora agasanga bacyanduye mu mitima kandi bagikiranirwa, nuko bazaguma, nta kongera kwezwa, nta kongera gusaba imbabazi. Abo turavuga mu gihande cy'abanyamahanga, mu gice cy'abanyamahanga, ko twabonye ko agakiza kazatagasubira mu Bisiraheli, ariko ku munyamahanga wari ugikiranirwa mu byaha, warucyaniwe umutima, nuko azaguma. Noneho aka kabiri kavuga ngo umukiranutsi agumya n'uwaragumye yezwe. Nabo ngabo Yesu azaba acyuye, itorero nuko rizaguma, bazakomeza kuba abakiranutsi kandi bazakomeza kuba bera, nta kizongera kubanduza kuko bazaba bari kumwe n'umwami wabo. So nukuvuga ngo rero igihe Yesu azaba amanutse aje kwima ingoma y'imyaka 1000 nyuma y'uko arwana intambara hari Magedoni. Mwibuke ko turi ku ngingo ya 6 y'igitabo kuri nahishwe. Ingingo ya 6 nyine ni ubwami bw'imyaka 1000 ari bwo millennium. Yesu rero ubwo azaba agarutse amaze kurwana intambara ya Magedoni, b'abanyabyaha twabonye ko bazaba bagihari, kuko itorero rizagenda babagome mu isi, ubuzima bukomeze. Mu gihe cyo kwima ingoma rero abanyabyaha bazaba bahari, ntawe bazaba bagiye, isi yose ubuzima buzaba bugikomeje. Ari nacyo shaka kutasobanura ikindi kibazo nabajijwe, babaza ngo none se abantu bazabyara bazashaka? Mu ruhande rw'abanyabyaha babandi bakiraniwe mu mitima kandi banduye mu mitima, bo ubuzima buzaba bugikomeje, bazaba bakibyara, bazaba bagikora imibonano, bazaba bagishaka, ubuzima bwo buzaba bukomeje, kuko Imana yaremye umuntu imuha igitsina, imuremera umugore kugira ngo babyare. Rero ubuzima buzaba bugikomeje. Ariko twebwe itorero rya Kristo, nta gushaka, nta kurongora, kuko Bibiliya ivuga yuko twebwe tumeze nk'abamarayika. Reka turebe icyo Yesu yavuze ku bamwizera cyangwa se ku itorero rye, uko ryo rizaba ribayeho, kubera ko yagaragaje neza yuko abakiranutsi cyangwa se mwizuka nta ubyara nta nushaka. Ku ruhande rw'abanyabyaha babandi bakomeje kuba bakiraniwe mu mitima kandi banduye mu mitima, b'ubuzima busanzwe buzaba bugikomeje. Ariko ku bakiranutsi bazaba barazamuwe bakavanwa mu isi, bo bazaba bariho mu buzima nk'ubw'abamarayika, bo ntawe uzashaka ntawe uzabyara. Ubutumwa buzi ko bwanditswe na Matayo 22 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 33 haravuze ngo uwo munsi abasadukayo bakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza ahari baramubaza bati mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa atarabyarana na mwene se, nahungura umugore we acikure mwene se. Nuko iwacu habayeho abavandimwe 7, uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari 7 ko bose bari bamufite? Urumva ikiri kibazo cy'abasadukayo. Abasadukayo bagiraga imyizerere irimo siyansi nyinshi. Ni ukuvuga ngo bari bameze nk'abascientifique, imyizerere yabo yari irimo siyansi. Ntabwo bemeraga ko umuzuko ubaho. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, kuko batemeraga ko umuzuko ubaho, niyo mpamvu babajije ikibazo Yesu kirebana n'uyu mugore washatswe n'abavandimwe 7. Ubwo babimubajije bashaka guhinyura inyigisho z'umuzuko yigishaga, ko Yesu akunda kugisha cyane uburyo azazura abamwizeye kandi ari we kuzuka n'ubugingo. Mwizera naho yaba yarapfuye ngazongera akabaho. Noneho bo rero ibyo kuzuka ntibabyemeraga, niyo mpamvu bahoraga basupanye n'abafarisayo, ko abafarisayo barabyemeraga. Yesu rero baza kumubaza ikibazo nk'uko mu mihango ya Kiyahudi Mose yari yarabahaye, iyo umuvandimwe ashakaga umugore agapfa batabyaranye, murumuna we yaramuhunguraga.
ni ukuvuga ngo yaramucikuraga, yanga ko uwo mugore aba incike akamucikura. Rero bamutera ikibazo kirebana none uyu mugore washatswe n'abavandimwe barindwi bose, umwe apfa undi amufata, umwe apfa undi amufata gutyo. Baramubaza ngo none se niba bimeze bityo mwizuka, niba wemeza ko umuzuka uzabaho, uwo mugore azaba uwande, bazamugabana se bikunde, bizagenda gute? Umva kuntu Yesu yabashubije. Rero Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Nubwo mwasomye musoma, ariko mwarahabye, mwarayobye. Iyo bavuze guhaba ni ukuyoba birenze kuyoba. Hari igihe umuntu ayoba, ariko noneho hari igihe birenga kuyoba agahaba. Yesu mpamvuze ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mw'Ijuru. Wabyumvise? Mwizuka ntibashyingirwa, ntibarongora, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mw'Ijuru. Ariko si byerekeye kukuzuka kw'abapfuye. Ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo nijye Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima. Abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko Yesu abigaragaje, bariya bose bazaba barazutse bagasanganira Yesu mu kirere, ari nabo bazagarukana nawe n'ubundi ku ngoma y'imyaka 1000 aje kurwanira intambara ya Magedoni, guhagarika intambara zose zibera mu isi. Nyuma y'uko ayirwanye hakabaho kwima ingoma y'imyaka 1000. Abakiranutsi ntabwo bo bazaba bashaka, ntibazaba banashyingirwa, ntibazaba barongora, ahubwo Bibiliya yavuze ngo ni abamarayika. Abanyabyaha rero bari abanduye mu mitima, bakomeje kuba bakiraniwe mu mitima, b'ubuzima buzaba bugikomeje. Uti rero ninde uzabatwara? Yes, ni ukuvuga ngo Yesu kuko ari we mwami w'abami, uzabuzanye n'itorero rye muri iyi si. Ubushize twababwiye yuko ari surprise Yesu yateguriye, yageneye itorero rye, kuko itorero mu isi muri iki gihe cyane kubera ko isi yobowe n'ikinyoma nta gaciro rifite. Yesu yateguye rero gukorera surprise itorero kugira ngo yerekane agaciro ryari rifite isi nubwo ab'isi bataryemeraga. Mandi magambo ni ukuvuga ngo umuntu ukijijwe neza muri iki gihe, ukijijwe nyagukizwa, kuko abantu benshi barabeshya ngo barakijijwe badakijijwe. Abantu benshi bitirirwa izina rya Kristo ariko ntibayoboka amabwiriza n'amategeko ya Kristo. Ni ukuvuga ngo amabwiriza n'amategeko bya Kristo tubisanga hehe, tubikura kugira ngo tubashe kubyumvira? Ni muri kitabo cyitwa Bibiliya. Abantu benshi rero ntabwo Bibiliya bayikunda. Niba ari uko hari wenda bayisoma ntibayumve, niba ari uko hari wenda baje muri za nsengero mu madini bafite izindi nyungu cyangwa ibindi bintu bashaka ku Mana, kuko abantu benshi bakunze iby'Imana ariko ntabwo bakunda Imana. Kubw'iyo mpamvu rero, kuko Bibiliya iza yerekana amabwiriza, amategeko, inzira ifunganye ijya mu ijuru uko Yesu yabivuze, abantu banga kubigisha Bibiliya cyane, abantu bakanga kuyibasobanurira, bagashaka kubibwirira amakuru, ugatara utuntu hirya no hino ku isi, ariko kwinjira muri Bibiliya ngo ubigishe Bibiliya yonyine ariyo uvuga, abantu baragoranye cyane kuyiga, kuko irimo ibintu byinshi bituma hari ibintu usabwa kureka, kandi mu ruhande rw'umubiri byari bigufitiye inyungu. Noneho rero kuko babumva amagambo arimo aremereye cyane, bagasa nkaho bapfuka amatwi ngo batumva, bakiziba amatwi ngo batumva ukuri. Ni ukuvuga ngo rero muri ubu bwambi bw'imyaka 1000 Yesu yabuteguriye itorero riri hano muri iyi si, muri rije kuyobora ba banyabyaha batigeze babona agaciro k'itorero mu isi muri iki gihe cya none. Icyo gihe nibwo bazabona ko abantu basuzuguye, batemeraga, bavuga ngo barasaze, bavuga ngo ni inzanga, ngo ni abarezi, ngo ni abaswa, ngo niyo mpamvu bakizwa, niyo mpamvu basenga cyane, ngo bajya mu butayu, bajya mu mazi. Ugasanga rimwe na rimwe no mu tuzi twiza barirukanwa kubera ko bari kuvuga ukuri, kuko nababwiye ngo isi yo n'ikinyoma. Iyo ukoresha ikinyoma urakundwa, uremerwa, ariko iyo ukoresha ukuri abantu barakwanga. Na manager wawe ashobora kukwanga kubera ko ukoresha ukuri, kandi ukuri ariko kwiza kwari gutuma company itera imbere, ariko kubera ko ukoresha ukuri kwinshi cyane akakwangira.
ashobora gushaka kunyereza umutungo uremereye kandi uwo mutungo udashobora kugira ingaruka kuri kampani, wenda ukaba uri kontabure we akakubwira ati aya mafaranga ndashaka ko tuyanyereza, uyu mutungo ndashaka ko tuwutwara, ntugire ikibazo nta ngaruka, kandi ni manager wawe ni waguhaye akazi ariko nawe afite uwakorera. Ariko kubera ko ukijijwe uzi ukuri ugusobanukiwe ukabyanga ukamwereka ko ari icyaha ukabizira akakwirukana gahita kwita ikigori inzanga, aha rero mu mafaranga wari ugiye guhita uba umukire nanjye nkaba umukire, hakwirukana ati bwa ni ibicucu ni ibigori ntibazi nibyo barimo n'inzanga. Nuko rero itorero rya Kristo nta gaciro rifite hano muri iyi si. Yesu rero yateguye surprise kugira ngo itorero rigaruke mu isi muri iriya myaka 1000 riyoboye b'abanyabyaha, babandi bari abaperezida, babandi bari abami, babandi bari abasirikare hirya no hino mu isi, batigeze bajya muri iriya ntambara izabera hari imegido, nibwo bazamenya ko abantu basuzuguraga bari abantu badasanzwe. Noneho rero itorero rya Kristo na Kristo nibo bazatwara ubwami. Ijambo ry'Imana tubwira ko icyicaro gikuru cy'ubwami bw'imyaka 1000 ni Yerusalemu muri Isiraheli. Ni kuvuga ngo Yerusalemu niwo uzaba ari umurwa mukuru w'ubwami bw'imyaka 1000. Imana yagiye ibivugaho. Ubwami tuzabutwara gute? Ndaje mbe ku buryo tuzatubutwaye, kuko iyo mbivuga nanjye nibariramo ko ngomba kuzaba mpari. Ntabwo ngiye mvuga ibintu byo kumunwa gusa, ubu bwami nzaba mburimo, nzaba mbwicayemo, nzabubamo. Sinzi akarere bazama nzayobora, ariko nanjye nzayobora ubu bwami bwa mu isi. Iyo muzize ninde wapfa gukamba? Ariko icyo gihe biravuga ngo tuzabami n'abatambyi, niko twabibonye mu byahishusho cya 20 umurongo kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6, aho Yohana yavuze ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho babwa ubucamanza, kandi mbona n'imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo niwo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugani kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Urumva rero bazaba ari abami, tuzaba turi abami, tuzaba turi abatambyi, tuzaba dufatanyije umurimo w'ubwami n'ubutambyi, tuzaba turi abami ariko turi n'abatambyi b'ubwami bwa Kristo. Rero nitwe tuzaba dutwaye isi, nitwe tuzaba tuyoboye isi. Itorero rya Kristo ryo zaba riyoboye isi mu gihe uyu munsi nta gaciro rifite. Abo banyabyaha tuzaba tubayoboye, kandi bo buzima buzaba bugikomeje nyine, bazaba bagishaka, bazaba bakibyara. Ariko icyitonderwa nuko nta cyaha kizaba kikiriho, ko twamaze kubona ko Satani azaba aboshywe yajugunywe kuzimu. Ni ibintu bine twabonye isi azakora, nuko azafata Satani, cya kabiri akamuboha, cya gatatu akamujugunya kuzimu, icya kane agashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo Satani atongera kuyobya amahanga yose, ayo mahanga nyine y'abanyabyaha, kugeza iyo imyaka 1000 izagera gute? Izashirira. Hanyuma tukima iyo ngoma. Rero nta cyaha kizaba kikiriho. Turaje tubereke bimwe mu bintu bizaranga iyo ngoma, kuko Satani azaba aboshywe. Ni byinshi, ariko twatoranyije nk'ibintu bigeze nko muri 10 na bingahe. Bimwe mu bizaranga iyo ngoma y'imyaka 1000. Icya mbere, nta cyaha kizongera gukorwa, nta uzongera kwica mugenzi we. Kadusome twumva uko Isaya yabivuze. Igitabo cy'ubuhanuzi Isaya igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4, haravuze ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Ubu buhanuzi buzaba buri gusohora muri icyo gihe. Abantu bose, amahanga yose, ari amahanga yose twamaze kubona Satani azaba atakiyobya. Umva kuntu bizagenda, kuko Yerusalemu ariho icyicaro kizaba kiri, n'amategeko sinazaturuka turaje tubisome. Amahanga yose muzazavuga ngo nimuze duhaguruke tujye ku musozi w'Uwiteka. Ndaje ndabereka uwo musozi uwo ari wo.
mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomezwa mu mpinga z'imisozi ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuye ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangura irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Ahantu ngomba kuhagaruka ntabwo ndahinjira cyane, ariko turahagaruka turi gusoma igitabo. Icyo nashaka kuvuga ni iki, nuko mu ngoma y'imyaka 1000 nta cyaha kizaba kigira gute gikorwa. Icyaha gikorwa ni iki? Hari indirimbo ivuga ngo ntihazabura ibyaha, ntabwo amahoro azahora, kiretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ndibwira ko ari 272 muri kantike 272, ngo ntabwo azabura ibyaha, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. None urupfu ninde waruzanye? Ni Satani. Ibyaha byazanywe nande? Ni Satani. Satani azaba aboshywe kandi abohero kugira ngo amare imyaka 1000. Niyo mpamvu nta rupfu ruzaba rukiriho, nta n'icyaha kizaba kikiriho. Icyaha rero nicyo cyazanye ibi byose turi kubona mu isi. Iyi nzara icicikana mu isi, uko tubona imirima igenda isharirirwa n'imyaka, uko tubona ubutaka bugenda busharira ukaba butakera neza imyaka, hirya no hino amapfa mu isi aruzuye, ibiza, imyuzure za tsunami, imiyaga ikomeye, imyuzure ikomeye, intambara z'urudaca, ibyihebe birica abantu mu bihugu bya Aziya na bimwe mu bihugu bya Afurika byacu, hano za Nigeria, za Somalia, za Tunisia. Bega ibyihebe biruzuye hano za Kenya, naho numvise byatangiye kuhagera. Birica abantu buri munsi, abantu barapfa. Ibihugu bya Aziya ni ibyihebe gusa byibereyemo, abasilamu berwa bicana, ibihugu biraterana, abayobozi b'ibihugu bararebana y'ingwe, abantu barapfa buri munsi, imfubyi ziragwira buri munsi, abapfakazi niko bari kuzura bakaba benshi mu isi. Abo batekamitwe baranatubwira ngo ikirere ngo cyamaze kwangirika, ariko ni ibyo barimo barahimba kugira ngo ubone uko bica abantu babamare. Ibyago byose tubona by'uruhurirane bibera muri iyi si, amakuba bibera muri iyi si, nuko hakiriho icyaha. Mu bwa bw'imyaka 1000 rero batubwiye ngo nta cyaha kizongera gukorwa, kuko Satani azaba aboshywe. Nta rupfu ruzabaho, icyo ni icya kabiri. Kuko urupfu rwazanywe n'icyaha. Icyaha kizanwa na Satani, agiteza umuntu ariwe Adamu. Kubera ko Satani azaba aboshywe rero, icyaha kikaba cyakuweho, n'urupfu ntizaba rugihari. Bivuga ngo ingoma y'imyaka 1000 bari abanyabyaha bazabande mu mitima, kandi bakirane mu mitima, nabo bazayimara, ntawe uzapfa. Abakiranutsi bo ni ibisanzwe bazaba bari kumwe na Yesu, kuko bazaba bafite ubuzima bw'iteka. Imyaka 1000 rero izashira bose bariho, ko ntawe uzabupfa. Ariko imitima yabo izaba icyanduye, nubwo nta cyaha bazaba bagikora. Ariko bwa buhanuzi twamenye mu byahishuwe buvuga ngo ukiranirwa gumye kiranirwe, n'uwande mu mutima gumye yandure mu mutima. Nuko mu mitima yabo izaba ikimeze, nta kizaba cyarahindutse, kuko amaraso Yesu ntago azaba yarabogeje niba bari baramwizeye. Imitima yabo na kamere yabo byose bizaba bigihari, ariko nta mwanzi wari wo kongera kubakoresha ikindi cyaha. Iyo myaka rero bazayimara, nta cyaha kizongera gukorwa, nta rupfu. Icya gatatu, nta kubabara bizabaho muri ingoma y'imyaka 1000. Kubabara, iyo tuvuze kubabara, ubwo turakubiramo ibi bintu byose bitubabaza mu isi. Ibintu byose, indwara, gupfusha, kwambara ubusa, gukena, intambara, izuba ritwotsa, ibintu byose biduteza umubabaro.
ntabwo umubabaro uzongera kubaho muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Icya kane, nta nzara n'ubukene bizabaho. Icya gatanu, nta marira azongera kubaho. Ntituzongera kubona abantu barira ngo bagiye gushyingura abantu bagiye ku bituro, nabuze mama, nabuze data, nabuze umuvandimwe, nabuze inshuti magara. Ibyo ntibizongera kubaho. Nta marira azongera kubaho. Icya gatandatu, nta byago n'amakuba bizabaho. Icya karindwi, nta ntambara hagati y'ishyanga n'irindi shyanga izabaho. Hano Yesaya yatubwiye ngo inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Ni ukuvuga ngo iyi ngoma, ubu bwami millennium, nta shyanga rizabangurira irindi shyanga. Murumva ko biri kontrere n'ibyo Yesu yavuze mbere yuko agaruka. Yaravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Matayo 24 umurongo kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Mu bintu yavuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami. Ariko Yesaya agaragaza ko mu bwami bw'imyaka igihumbi ngo nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kurwana. Ngo ikizabaho, inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazacuramo impabuzo. Hano ashatse kwerekana ko ntago hazongera kubaho inganda zikora imbunda. Urabona hari inganda mu isi birirwa bakora ibitwaro bya kirimbuzi barimo kurushanwa. Hakaba abandi birirwa bakora intwaro, ibihugu birirwa bigura intwaro za buri munsi. Ugasanga igihugu gifasha amafaranga yo kugura intwaro zo kubika. Ayo mafaranga ashobora gutunga abakene kugeza bapfuye. Ariko amafaranga akaguramo intwaro bakazibikaho kugira ngo bazabone uko barwana n'abazabatera, cyangwa nabo bazajye kwigarurira ahandi babatera bafite ibindi bashakayo. Ariko hano Yesu aravuze ati muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazacuramo impabuzo. Nizatuvuga gutya, mujye mwumva ko abahanuzi ba kera ibyo berekwaga ibintu birebana n'icyo gihe, ariko kuri twebwe muri iki gihe byarahindutse bitewe n'uko abantu bagenda bagira ubundi bwenge. Nk'uko Daniel yavuze ngo ubwenge buzagwira. Kera hakoreshwaga amacumu, hakoreshwaga inkota, hakoreshwaga imiheto. Noneho abahanuzi berekwaga muri icyo gihe bo berekwaga ibikoreshwa mu ntambara muri icyo gihe. Uyu munsi rero inkota zasimbuwe n'imbunda, zasimbuwe na za bombe, zasimbuwe na za burende, zasimbuwe n'indege z'intambara. Amafarashi yakoreshwaga muri icyo gihe uyu munsi yasimbuwe na za burende. Rero ibyo berekwaga muri kiriya gihe niyo mpamvu avuze inkota avuga amacumu. Ariko twebwe muri iki gihe hariho imbunda, hariho burende, hari indege z'intambara, hariho za rakobta. Ibyo byose ni ibikoreshwa mu ntambara. Rero byose bizaba bitagihari mu bwami bw'imyaka igihumbi. Izaba ari ingoma y'amahoro. Icya karindwi ni uko imipaka izakurwaho muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Nta mipaka izaba iriho. Iyi mipaka yagiyeho kubera iki? Yagiyeho kubera ubwikunde no gushaka kwirundaho ubutunzi bw'isi, no gushaka kwigarura isi ngo uyobore wenyine. Kuko imipaka yashyizweho nyuma y'uko intambara ya mbere y'isi yose irangiye, kugira ngo igihugu kitongera gutera ikindi gihugu gishaka kwigarura icyo gihugu. Ariko nabyo bishyirwaho kubw'ubwikunde nanone bw'umuryango w'abibumbye, no gushaka gushyira abantu bamwe mu kato, abandi bakaba batari mu kato, no gushaka kugira ngo bashyire bamwe mu bukene, abandi babashyire mu bukire. Ni muri ubwo buryo kuko habitsemo ibanga rikomeye ryo kurobanura ku butoni no gushaka gushyira igihugu kimwe hejuru ikindi kikajya hasi. Muri iyi ngoma y'imyaka igihumbi rero nta mipaka izabaho. Imipaka bizaba byarangiye. Ni ukuvuga ngo twabibonye no muri Yesaya aho batubwiye ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzashyirwa hejuru usumba iyindi, ngo kandi amahanga menshi, ngo amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azavuga ati nimuze duhaguruke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo.
icyo gihe rero ubwo murumva umusozi wubatse w'Uwiteka ni Yerusalemu, kuko Yerusalemu cyane nk'urusengero rwa Salomo rwari rwubatse hejuru ku musozi, n'inzu ya Dawidi aho yari yubatse naho ni hejuru ku musozi. Noneho hano baravuga ngo kuko Siyoni ariho hazaturuka amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Bibiliya yivuza Isiyoni ibishatse kuvuga mu rurembo rwa Dawidi, ibwami kwa Dawidi aho Dawidi yaratuye. Niyo mpamvu bavuze ngo kuko Isiyoni ariho hazaturuka amategeko. Uyu munsi rero Bibiliya ivuga ko ubwami bwa Dawidi bwaguriwe Kristo ari we ubuyoboye. Bivuga ngo rero i Yerusalemu ko hazaba ariho cyicaro gikuru cyangwa se muri Isiraheli, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo cyangwa se icyicaro mu rugo kwa Kristo, mu rugo ibwami naho Dawidi ni aho Dawidi yaratuye. Niyo mpamvu bavuze ngo kuko Siyoni hazaturuka amategeko, ariho hazaturuka amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Ubwo Yerusalemu bashatse kwerekana ku rusengero rwa Salomo, aho Imana yavugiraga, aho abantu bazaga gusengera Imana, ko hazaturuka ijambo ry'Uwiteka. Tubibutse ko batubwiye ngo ni mu minsi y'imperuka, niko Yesu yatangiye hano ngo mu minsi y'imperuka. Ubwo ni cya gihe nyine, muri kiriya gihe cyo mu minsi y'imperuka nyine, mu gihe Yesu azaba agarukanye n'itorero rye. Ukuvuga ngo rero isi yose izaba iyobowe n'amategeko aturuka ibwami kwa Yesu, ku cyicaro gikuru i Kanani cyangwa se muri Isiraheli, hanyuma ari naho haturuka ijambo ry'Uwiteka. Amategeko yose ava i Siyoni ava i Yerusalemu niyo azaba atwaye isi. Iyi si rero itorero ryo rizaba abizera nibo bazaba bayiyoboye. Niba buri wese azahabwa akarere, niba ari umudugudu, niba ntabwo mbizi, ariko Yohana yaravuze ngo mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho, bahabwa ubucamanza. Kuvuga ngo tuzahabwa ubwami, tuzahabwa intebe za cyami, tuzabami n'abatambyi. Narindi gusubiza ikibazo kibaza ngo ese muri iyi ngoma y'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba bariho? Yes, twabibonye ko bazaba bahari. Ikibazo cya gatatu, kuko nshubije 2, subije ikibazo kirebana no kubyara no gushaka, subiza n'ikibazo kirebana no kubanyabyaha bazaba bariho. Tugeze ku kibazo kibaza ngo ese muri iyi ngoma y'imyaka 1000 abantu bazaba barya cyangwa ntibazaba barya? Uko Yesaya yahanuye ibizahabo muri ubwo bwami bw'imyaka 1000, aha twahasomye umusozi Yesaya yavuze ni umusozi w'i Yerusalemu, aho urusengero rwa Salomo rwari rwubatse. Ni ukuvuga ngo muri ubu bwami bw'imyaka 1000 icyicaro gikuru cyabwo kizaba kiri i Yerusalemu. Niyo mpamvu Yesaya agaragaje ko amahanga yose azashikira kujya i Yerusalemu kugira ngo ayoborwe n'amategeko azaba aturukayo. Hari ikintu kinejeje Yesaya avuze ku murongo wa 4: inkota z'ayo mahanga azazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazacuramo imabuzo. Aha yarashatse kwerekana ko nta bwicanyi, nta ntwari yari yose izongera gucurwa cyangwa gukoreshwa mu ntambara, kuko uwazitezaga azaba yaboshywe ari we Sekibi. Intambara zizaba zitakiriho, nta shyanga izaba ngo irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Nta gihugu kizatera ikindi gihugu, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Waruzi ko muri iyo ngoma y'imyaka 1000 nta nyamaswa izongera kuryana? Kugira ngo ikiganiro kitatubana kirekire, turashaka kugira ngo dusubikire aha dusubukura ikindi. Icyo dushaka kubwira abantu ni ukubabwira yuko buri wese akwiriye guharanira kuzaba muri iyi ngoma y'imyaka 1000. Buri wese agira inyota. Niki kizatuma tuba muri ingoma y'imyaka 1000? Nta kindi keretse kwizera Yesu umwami n'umukiza, we waje mu isi akaza gupfira abari mu isi. Niwe wenyine, nkuko birivuga muri Yohana ibice 14 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, aho yavuze ngo ni jye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data namujyanye. Inzira ni imwe yonyine yazatuma tuba muri ubwami bw'imyaka 1000.
ni ukwizera Yesu umwami n'umukiza, kugira ngo turokoke tuve mu maboko y'umwanzi, adukize adukure mu rubori twashyizwemo na Satani, arwo rubori rw'urupfu rutezwa cyangwa se ruzanwa n'icyaha cya Adamu yakoze. Kuko ushobora kuba udasambana, ukaba utiba, ukaba utabeshya, ukaba utarwana, ukaba uri ingeso nziza. Abangeso nziza turabazi benshi rwose, benshi turabazi ba mutima ukeye, turabazi ba muhora ukeye, turabazi ba ngeso nziza utapfa kubonaho icyaha. Ariko icyo ntabwo gishobora kugukiza, ntigishobora kuguhesha ubugingo, ntigishobora kuzaguhesha kuba mu ngoma y'imyaka 1000. Inzira ni imwe yonyine, irembo ryakugeza muri ngoma y'imyaka 1000, nuko wakira Yesu, ukamwakira muri wowe mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza, ukizera ko yaje mu isi, ukizera ko yapfuye, ukizera ko yazutse, ukizera ko yatanze isezerano ko azagaruka, hanyuma ukagendera muri ubwo bugingo bushya bwo muri Kristo Yesu. Ibyo ni byo byonyine bigukiza, bigakwambura, bikagukuramo urubori rw'urupfu rw'iteka ryose twokojwe na Adamu ubwo yakoraga cyangwa se yumviraga Satani kurenza kumvira Imana. Hari abantu benshi bazi ko abantu bakizwa ubusambanyi n'ubujura. Ntabwo icyo cyo cyaha umuntu akizwa. Ibyo byose twabyita amashami y'icyaha. Bibiliya ivuga ibyaha ikavuga n'icyaha. Ibyaha ni ibyo byose, kubeshya, gutukana, kurwana, inzangano n'ibindi. Ariko Bibiliya ikavuga icyaha ari cyo nyina w'ibyaha. Icyaha ari cyo nyina w'ibyaha ni icyaha cyakozwe na Adamu ubwo yarekaga kugendera ku mabwiriza yahawe n'Imana, akagenda ku mabwiriza yahawe na Satani. Kandi aya mabwiriza ahawe na Satani rwari urupfu yikururiye. Urupfu ruhese, urupfu rwo mu mwuka. Hanyuma urwo mu mwuka rwatumye n'urwo mu mubiri ruza, kuko Imana ntabwo yagomba kwemera ko umuntu arama iteka ryose ngo arame ari mubi, ari umunyabyaha. Napfe no mu mubiri agende, ye gukomeza kuba mu isi, asubira mu mukungugu uko yahoze, ariko agendera mu mwuka yarapfuye. Ni Imana yabikoreye, kuko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bamaze kurya ku giti Imana yababujije kuryaho, bagategera amatwi Satani akabaganiriza, bahise bokorwa cyangwa se bahise binjirwamo n'urupfu. Mu yandi magambo, iki twarakize mu minsi yashize, aho twerekanye definisiyo y'urupfu. Definisiyo y'urupfu, gupfa ni iki? Ni ubuhe busobanuro bw'urupfu? Urupfu twagaragaje ko urupfu cyangwa se ubusobanuro bw'urupfu, urupfu bisobanura gutandukana n'Imana iteka. Iyo Imana itari mu buzima bwanjye, itari mu buzima bwawe, nta buzima uba ufite. Uba ugenda uriho mu ruhande rw'umubiri, ariko mu mwuka uba warapfuye imbere y'Imana, kuko Imana niyo buzima, niyo bugingo. Gute? Bibiliya itubwira ko Adamu amaze kuremwa, ubwo yaremwaga, ngo Imana ifashe umukungugu ikawubumba, igashyira ibumba hariya, ngo Adamu ntabwo yamuvingaga, amaboko ye nta muvoma yakoraga, amaguru, amaso, ingingo zose nta kintu kimwe zakoraga. Ariko ngo Uwiteka Imana imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urumva ko umuntu rero ni Imana muri we. Iyo rero umuntu akoze icyaha, Imana ititandukana nawe, agasigara ariho, ariko imbere y'Imana adahari, kuko Imana niyo bwari ubuzima bwe, none ivu itandukanye nawe. Uyu muntu ariho ariko ntariho. Niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 1 aravuga ngo namwe yarabazuye. Yandikiraga itorero ryo muri Efeso, ariko natwe aratwandikira, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mu gukorera mu batumvira. Urumva reka kantu ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye cyangwa bari barapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Umuntu wese ugifite ibicumuro, ugifite ibyaha, imbere y'Imana bapfuye. Imana rero yemeye ko umuntu yamburwa n'umubiri agapfa, agasoma umukungugu, kuko n'ubundi mu mwuka nta communication, nta communication afitanye n'Imana. Ni mpamvu yavuze ngo no mu mubiri ugomba gupfa. Adamu yapfuye ari hafi kuzuza imyaka 1000 abayeho,
ariko imbere y'Imana nta buzima yari afite. Rero nta kindi kintu Imana isaba umuntu wari wese kugira ngo azagire muri uriya bwami bw'imyaka 1000, ni ukwizera uwo yatumye ari we Adamu wa nyuma, kugira ngo atuvanemo uwo muzi w'ikibi w'icyaha cyatuzaniye urupfu rwo gutandukanwa n'Imana, akaza kutwunga n'Imana binyuze mu kumwizera, bigatuma tugira ubugingo buhoraho, tukazabana n'Imana iteka ryose, ndetse tukazakanagira muri ngoma y'imyaka 1000. Ni ukwakira Yesu rero, kuko Yesu ngo niwe Adamu wa nyuma, kuko Adamu wa mbere ngo yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa nyuma ari we Yesu ahinduka umwuka utanga ubugingo. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 44-45. Rero tugomba kwakira Adamu wa nyuma, tukizera ibyo atubwira, tukizera ko yaje mu isi, tukizera ko yapfuye akazuka, bikaduhesha gusubirana nanone ubugingo, kuko niwe waje kutwunga n'Imana. Imana muri twe, bigatuma twongera kugira ubuzima bw'iteka ryose. Akira Yesu rero kugira ngo uzaboneke muri ubwo bugingo. Akira Yesu kugira ngo uzabashe kuboneka muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Reka dusenge, hanyuma turasubukura nanone kuri izi nyigisho kubirebana n'ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma duhite dusohoza ingoma y'imyaka 1000 tujye ku ngingo ya 7 irebana n'intambara ya Gogi na Magogi. Mana, turagushimiye kubwo ijambo ryiza uduhaye. Turagushimiye kubwa mwene data waruteze amatwi iki kiganiro. Turasenze kugira ngo uhere aka kanya, Mana, niba atarakwakira, umutima we uwuteremo kukwakira, kuko ari wo buzima bwacu. Twifuje kuzaboneka muri ubwami bwawe, turifuza kuzaboneka muri ingoma y'imyaka 1000. Dufite icyo cyifuzo, ariko kubwo kukwizera tuzahagera. Fasha uyu muntu wumvisha ubutumwa bwiza, fasha uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, umuntu wese uzumva ubutumwa, uri mu Rwanda, uri muri Afrika, uri muri Aziya, Amerika, Uburayi, ndetse no muri Australia, wese uzumva ubutumwa bwiza akaba atarakwizera, uzamushoboze kugira ngo azakwizere, azabane nawe mu bwami butazagira iherezo. Tuzabane nawe muri bwa bwami bw'imyaka 1000. Ndagushimira ko mfishe gusenga, byamaje nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe, hanyuma tugusabye kugira ngo dufashe gusharinga ubutumwa bwiza bugire ku bantu bose. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo